icyo Uwiteka dushaka rero ni iki kandi abantu bari mu madini n'amatorero tubyumvikaneho mu by'ukuri dushobora gusatisfeza amadini n'amatorero tukayahereza ibyo akeneye tukubaka insengero z'amakaro tukakora ibintu by'ama etage akomeye tukakora ibintu bikomeye cyane ukazana waba uri umucuruzi mwiza ukajya Dubai ukazana uruhimbi rwiza rusa neza ukarushira ukarutereka bakabuza Imana ariko twumvikane neza hari ibintu bitatu Imana idusabye cyo Uwiteka dushakaho ni iki igisubizo rero ni iki inshuti bakunzi bacu tubifurije umugisha w'Imana nitwa Theogene Uwiringiyimana mbahaye ikaze muri iki kiganiro nkuko mubibona turi kumwe na mwene data mukozi w'Imana mwarimu Jean Paul tugiye kuganira uyu munsi ni iki Imana ishaka ku bantu kuko turi mu bihe bikomeye bya COVID-19 ibihe tuvuga ko ari iby'imperuka ibihe bya nyuma nkuko dukunda kubivuga mu nyigisho ni ibihe bidasanzwe byahuranye nuko noneho hariho ni insengero zifunze abantu bashobora kwibaza ngo uyu munsi bimeze gute ariko mbere ko tuza gutangira n'ubundi turaza gusenga ariko mbere na mbere tubahaye ikaze mwarimu. Murakoze cyane. Yego reka tubasabe mubanze mudufashe gusenga hanyuma tuze tuganira. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko warinze bene data bitangiye umurimo wawe kugira ngo bamaze ubutumwa bwiza. Ndagushimiye ko nanjye wabanye nanjye, ushimiye ko abadukurikiye bose wabanye nabo ukabarinda. Ndagushimiye ko waturinze mu gihugu, warinze itorero ryawe. Mana nuhabwe icyubahiro. Ubane natwe rero muri iki kiganiro kugira ngo imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bibane natwe kandi umwuka wera aze atuyobore. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro kugira ngo n'ubundi butumwa tugiye gutambutsa bufashe benshi kandi buhindure benshi kandi busubize intege mu bugingo abazicitse. Urakoze kuduha ibihe byiza, urakoze ko utugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Turi kumwe na mwarimu Jean Paul ariko ni byiza ko mwongera kwivuga nubwo abantu basanzwe bamenyere. Yego yaramaze kuvuga Jean Paul izindi nitwa Nzaramba. Hanyuma ndubatse, mfite umugore, mfite abana 4, mfite abakobwa 2 n'abahungu 2. Imana ni muri itorero rya ADPR murira muri paroisse ya Nyarugenge ku mudugudu wa Nyarugenge. Ndumva ari ibyo cyane. Bari shimwe mwari mumeze neza nubwo insengero zifunze na Nyarugenge ngo ntabwo muremerwa guterana nubwo mwe muterana mu buryo bwa online. Yego. Na nyine mu buryo bwa online ariko ntituratangira guterana ngo tubonane n'abakristo Imana nkubone. Ariko turabyiringira ko bizaba vuba tuzaterana vuba ariko ntituratangira. Ubu ngubu kongera kubona ko bwa buranga bwabo. Yego. Ntabwo turatangira. Tugiye kuganira rero nkuko nabibasabye tugiye kuganira turi mu bihe bikomeye nari maze kubivuga yuko turi mu bihe bikomeye. COVID-19 yaraje ariko iza ifunga insengero ariko iza turi no mu bihe bikomeye bya social media aho abantu bangirika cyane dukunda kuvuga ngo ni mu bihe bya nyuma. Mbere na mbere ukurikije uko COVID-19 wayibonye kuva yatangira kugeza uyu munsi ubona ubukristo buhagaze gute bw'abantu benshi uri n'umuyobozi nyine amahire nuko uri n'umuyobozi ubona abantu bahagaze bate simvuza abanyarugenge ahubwo ndavuga muri rusange ubona abantu baragumye mu byo kwizera ubona abantu baracogoye bimeze ntabwo ibihe bidasanzwe nyine bitunguye abantu hari abo bihungabanya ariko hari nabo bisunikira ku Mana burya bibaho hari abo bihindura mu buryo bwo kwizera bagacogora bagacika intege kubera ko bafashwaga no guterana. Buriya mvuga butumwa bumvaga ku cyumweru bamvuga butumwa bumvaga ku mibyizi nkatwe Nyarugenge mvuga butumwa bumvaga saa 6 na nibature hari ikintu gufasha no ngo nibature hari cyagufasha ukirirwa hari cyo urimo kwirinda cyangwa ukirirwa hari cyo urimo gutekereza Imana yakubwiye wahura n'uwa saa 6 wahura n'uwa nimugoroba cyangwa se wahura n'uwa ku cyumweru urumva ibyo ni ibiryo bitunga ubukristo. Ibyo rero bitunze ubukristo iyo byabuze urumva rero abatazi kwigaburira babihomberamo bikaba byabatembana. Nkuko rero nanone hari n'abazi no kwishakishiriza hanyuma ibi bihe bikaba byarabahaye n'ububyutse ahubwo tukazagaruka ahubwo
Bageze bafite n'imbaraga, barabonye n'uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana, barabonye n'umwanya wo gusenga. Bijya bibaho, harabo iyo rero byaje, harabo bitwara cyangwa se bitembagaza, ariko hari nabo bikomeza. Ibihe bidasanzwe iyo byije, iyo bisanzwe utarumeze neza, n'ubundi birakujegeza, biguhindura undi muntu. Ariko sinabivuga muri rusange ko abantu bose byabagizeho ingaruka mu buryo bwo mu mwuka, hari n'ababikomereyemo. Ariko muri rusange urebye ni ibihe byagoye abakristo, kuko ni ibihe cyane cyane twe turi mu Rwanda, ni ibihe abanyarwanda bakijijwe cyangwa se bari mu nsengero batari bamenyereye. Ni ibihe rero byaje bibatunguye, ni ibihe binatenze kandi urumva kuva mu kwa gatatu kageza mu kwa 11 abantu batararya igaburo ryera, mbo hari abatangiye kurirya, hari n'abatangiye kurirya, nyuma n'abatumva ijambo ry'Imana. Burya ntabwo umukristo yatungwa n'ijambo ryo ku cyumweru gusa, kandi tumwe turaterana ku cyumweru gusa. Urumva ntiturabona bya bihe by'itorero byo kurya ijambo ry'Imana nk'uko abakristo baba babyifuza. Nicyo nababwira. Ariko muri rusange umurimo w'Imana uracyakomeje, n'ubukristo buracyakomeje, kandi mu bibaho byose niko birivuga ngo duhore dushima. Okay, rero turaganira iki Imana ishaka ku bantu. Nabonye ari nka nagendeye kuri message umaze iminsi dusharinga mu magroupe tugiye duhuriramo, navuga reka nzabikubazeho, washaka kubwira iki abantu? Urakoze cyane. Ni ubutumwa nashatse kubwira abantu, kubera ko mu bihe byose, nubwo turi muri ibi bihe bya covid bigoye nk'uko wari ubivuze, ariko ni ibihe byose Imana ibishaka ko hari icyo tuyereka. Mu bihe byose, byaba bya covid, byaba n'ibitari bya covid, na mbere ya covid, hari icyo Imana ibishaka ku muntu. Igihe cyose hari icyo ibigushakaho, kubera ko urumva Imana iba yarashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo tubeho no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Burya nuko abantu batabimenya, ariko Imana ishora imbaraga nyinshi zayo kugira ngo Theo, kugira ngo ngewe, kugira ngo mwene data tubeho, kugira ngo bene data badukurikiye, kugira ngo ubeho. Uburinzi Imana ibushiriraho, umwuka uhumeka. Mbo hari ibintu abantu bagura, mutanga amafaranga kugira ngo mubibone, ariko hari ibintu twe tutagura. Imana iduhera ubuntu buri munsi, kandi izo ni serivisi Imana idukorera buri munsi. Nyuma y'izo serivisi rero Imana iduha tutishyura, kandi hari umugabo yavuze ngo Imana iduhaye fagitire ntitwabona icyo twishyura. Ntacyo, kuko hari umuntu ubura umwuka akajya muri bombone akawishyura. Muzi ko ushobora kujya muri CHK cyangwa muri Faisal cyangwa mu bindi bitaro bifite bombone, babara ku isaha, hari amafaranga wishyura. Twebwe urumva rero umwuka tuba dufite buri munsi, dukoresha buri munsi, ntabwo rero tuba twawishyuye. Izo ni serivisi Imana dukorera za buri munsi. Izo rero, ariko nyuma y'ibyo dukorera, hari ikindi dutegerejeho twebwe dukora. Iki dushakaho rero, ibyo dushaka. Nifashishije umurongo, sinzi niba wanyemerera nkawusoma kugira ngo twinjira muri teme neza cyangwa se mu nsanganyamatsiko neza. Ni umurongo uri muri Mika ibice 6 umurongo wa 8. Niwo murongo ndimo nifashisha muri iki cyumweru nganira na bene data, kugira ngo mwumve neza ko nubwo abantu barimo baragenda, nubwo abantu bari mu matorero, nubwo abantu arabavuga butumwa, abandi arabahanuzi, abandi arabaririmbyi, nubwo ubona n'imbuga nkoranyambaga zirimo zirakora, nyuma y'ibyo byose birimo birakora, nyuma y'ibyo byose hari ikintu Imana dushakaho. No murongo rero uri muri 6:8 uravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyari cyo, Uwiteka gushakaho iki? Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icyambere ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ayo magambo nifashishije. Hanyuma rero urumva ko nyuma y'ibyo byose Imana idukorera, ibintu abantu bakora, reka nkubwire Theo, ibintu abantu bakora ntabwo barasubiza Imana. Ntabwo barasubiza Imana. Icyo Uwiteka dushakaho, abantu barimo barakora cyangwa se barimo barasubiza itari igisubizo. Ni cyo nari mbabwiye kugira ngo abantu bumve, reka subiremo iri jambo mvuze. Abantu barimo baratanga igisubizo ariko kitari cyo Imana ishaka. Niki yababajije Abisiraheli. Uhereye ku murongo wa 6 yarababwiye ngo ese mutegereza ko mwanyitwaraho muti. Uhereye ku murongo wa 6 yarababwiye ngo ese mwanzanira ibitambo byonswa n'inyana zimaze umwaka. Iyo mvuze ibitambo, ubona ko abantu bashobora gufata umwanya wabo bakaza mu bintu by'Imana. Niba tunaterana, ubona ko abantu benshi bashobora gufata umwanya bajya mu materaniro.
aho rero bakavuga ati twihaye Uwiteka tu bishiste bakita bavuga ngo twatanze igisubizo nk'abaririmbyi murashobora gufata umwanya wose ugasanga amasengesho ugasanga umwanya wose wamariye ku rusengero avuye ku ishuri nta handi ahitira avuye mu kazi nta handi ahitira ariko Imana yarebe ikavuga ariko hamwe n'ibyo nshaka eske mwamaye igisubizo ijambo ibitambo urabyumva abantu batanze ibitambo none ushobora gufata gutya akavuga ngo no nyafite miliyoni yanjye akayizana ku rusengero eske ubwo twasubije Imana yatanze miliyoni ayivanye kuri konte ye ayitanze ngo tugure amabati undi afashe 500 bye abizanye mu ituro ry'ishimwe byo ni ibitambo byose abantu batanga eske ukurimo gukora ibyo ngibyo eske watanze igisubizo yongeye kubabaza ikintu cya kabiri abaza Abisirayeli aho Uwiteka yakwemera amafizi y'intama 1000 reba amafizi y'intama 1000 eske uyazanye eske Imana yo yabyemera cyaba ari cyo gisubizo icyo ni cyo Uwiteka gushakaho kuzana amafizi 1000 abaza icya gatatu arabaza ese natanga imfura yanjye ibaze gutanga imfura n'umwana wawe eske utanze umwana eske wabusubije Imana mu cy'Imana ishaka icyo Uwiteka dushakaho rero niki nukuzana umwana ku mutamba w'igitambo eske nukuzana amafaranga menshi eske nuguhanura cyane eske nugutanga imibyizi myinshi ku rusengero eske dutanze igisubizo uko abantu baba ku rusengero ariko n'ubundi ubuzima bwo gukiranirwa bugakomeza kandi baba hehe ku rusengero baba ku rusengero uzi ko n'ubuzima bwo gukiranirwa bukomeza abantu bari no ku ruhimbi bari ku ruhimbi abantu bakaba badashobora guhuza bari ku ruhimbi bashobora kurwana bakanagambanirana bari ku ruhimbi ariko adashobora gusiba ku ruhimbi anazinduka kare uzi ko muri kurara abantu bashobora kubana bakabana bangana kandi bose baririmba bananicarana icyo Uwiteka dushakaho rero niki kugira ngo abantu bumve neza iyo nsanganyamatsiko ndimo turimo turaganira icyo Uwiteka dushakaho niki eske nukuzana biriya byose kandi ibi ni ibintu bitatu yababajije ariko yaramaze kubabwira ibyo yabakoreye yaramaze kubabwira ngo nabavanye mu Egiputa mbakorera nibi mbavana nabagaburiye Imana uhere ku murongo wa mbere w'icyo 6 nibyo yaramaze kubabwira eske nta kintu ntabakoreye mw'Abisirayeli ariko mwebwe ndimo ndabona musha nkaho n'umwe muramfenta mukanzanira ibitambo mukagira ngo ngenda shaki ibitambo harabonera bakora zasambura mu rusengero akazana utuntu kaza ngo ka pastor agatanga nk'akantu akagira ngo neza yasubije Imana ariko hari ibintu usubiza pastor ariko utasubije Imana hari ibintu usubiza mu itorero ryawe ariko utasubije Imana hari ibintu usubiza kuri eglise yawe ariko utarasubiza Imana hari ibibazo ukemura ku idini ariko utarakemura ku Mana hari ubukene bw'idini urangiza ariko ku Mana utaratanga igisubizo icyo Uwiteka dushakaho rero niki kandi abantu bari mu madini n'amatorero tubyumvikaneho mu by'ukuri dushobora gusatisfeza amadini n'amatorero tukayahereza ibyo akeneye tukubaka insengero z'amakaro tukakora ibintu by'ama etage akomeye tukakora ibintu bikomeye cyane ukazana waba ubucuruzi mwiza ukajya Dubai ukazana uruhimbi rwiza rusa neza ukarushira ukarutereka bakabuza Imana ariko twumvikane neza hari ibintu bitatu Imana dusabye cyo Uwiteka dushakaho niki igisubizo rero niki ahise nagisubiza Uwiteka ahise gisubiza aravuga ngo icyambere mbashaka abivuze gute aravuze ngo icyo Uwiteka gushakaho no gukora ibyo gukiranuka gukora ibyo gukiranuka rero biruta kuririmba gukora ibyo gukiranuka biruta guhanura gukora ibyo gukiranuka biruta urabona hari igihe utaje no ku rusengero urabona hari igihe abantu bashaka gukora izina muri iki gihe nabonye abantu n'abantu batagaragaraga mbere ya covid ubona ko covid yagaragaje abantu ufite ubuhamya ufite ibyo yise ubutumwa nabyo akabizana ngo Imana yamubwiye ibintu byinshi ntawe ndwanije nta Imana yabishatse yanagutuma koko ntacyo bitwaye ariko ubona ko abantu bashatse kubaka amazina bashatse kugira ngo bagaragare ntacyo bitwaye ariko Uwiteka aragusaba ikiruta ko mwamenya ko nanjye nakumenya ko nanjye twamenyana twese Uwiteka aradusaba icyitwa gukiranuka kandi nimvuga ijambo gukiranuka ntabwo ndi butinde kugira ngo mubyumve kugira ngo tuzagutinda muri iki kiganiro nimvuga ibyo gukiranuka uze kumva ko n'ubuzima bwirinda icyaha kinini n'igitoya n'ubuzima buva mu cyaha burundu kuko definition yo gukiranuka nkunda kwifashisha mu ijambo riba mu Baheburayo 9 Bibiliya ivuga gute kuko wakunze gukiranuka niko mu Baheburayo 9 havuga kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome
bivuga ngo iyo ukunze gukiranuka uba wanze ubugome. Hanyuma signification y'ubugome biba muri Yohana wa mbere 3:4 kuko icyaha ni ubugome. Ubugome ni icyaha. Kuko rero wakunze gukiranuka ukanga icyaha bivuga iki rero? Hari igihe umuntu rero ashobora gutamba ibitambo ariko agikunda icyaha. Imana rero ishaka iki rero? Imana irashaka ko ukunda gukiranuka ukanga ubugome. Uwo murongo urakomeza ukavuga ngo nicyo cyatumye ngusiga amavuta yo kwishima takurutisha abagenzi bawe, niko murongo mu Heburayo ivuga. Ariko nashatse gusobanura gukiranuka. Hanyuma Paulo nawe yabyifashije mu Befeso abyitwa intwaro. Gukiranuka biri mu ntwaro 7 Paulo yabwiye Abefeso. Abefeso ibice 6 guhera ku murongo wa 14 amaze kuvuga ngo mukenyere ukuri. Hari ijambo yababwiye arababwira ngo mwambare gukiranuka nk'umwambaro ukingira igituza. Gukiranuka yabyise umwambaro. Urabona ko nambaye costume. Teo ashobora kumbwira ngo uri smart wambaye neza, ariko nshobora kwambara costume mu ijuru nibambwire ko ndi smart. Rero ariko iyo wambaye gukiranuka nibwo mu ijuru bakubwira ngo uraberewe, ariko mu isi nabwo ariye bakubona ko utaberewe bitewe n'umuntu ntacyo bitwaye. Ariko nshatse kubwira ko muri rusange niba utamfitiye ishyari wambwira ngo wambaye neza, nkuko wambaye nkakubwira ngo Teo wambaye neza. Biterwa narivuze ku muntu tudafitanye ikibazo. Ariko nshatse kubabwira iki? Nshatse kubabwira ko mu ijuru iby'amakostime n'amabubu n'ibindi n'ibitenge bihenze n'amajipo ahenze cyangwa n'ibitambaro bihenze ntabwo mu ijuru ari cyo bareba cyane. Mu ijuru bareba ko twambaye umwambaro witwa gukiranuka. Kandi gukiranuka nabibasobanuriye ni ukwanga icyaha, ni umutima ugambirira kudakora icyaha. Nimwibuka se Daniyeli abikoze i Babuloni yaravuze ngo agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ni ibintu ugambirira, ni ikintu ushobora kugwamo, ariko nanone uhorana imigambi. Cyo bita umutima uhorana imigambi yo kudakora icyaha. Nuwo rero nicyo Uwiteka adushakaho, ni uguhorana imigambi yo kudakora icyaha. Icyo nicyo icyambere. Kuko hari igihe umuntu agira za plan nyinshi kavuga ngo ngiye korari yanjye ndifuza kwivaha ikageraha, njye ndifuza ko mijwi rya mbere tuvaha tukageraha, ndifuza ko korari tutarasohora amasede. Ukabona abantu bafite plan, bafite imigambi, imigabo n'imigambi, plan d'action cyangwa se amaplan strategique yabo, bafite ibintu byinshi bashaka kugeraho, ariko ukabona mu mutima we ntajya agambirira kugira gute kudakora icyaha. Ariko wakagambira gusa nduva korari yacu yazamamara kagera kuri urwego, nduva nanjye evangeliste nzategura imirongo hanyuma nanjye nzamamara. Ugasanga umuntu afite plan yo kwamamara ariko umutima we adafite plan yo kugira gute yo kwanga ubugome. Ariko icyo Uwiteka dushakaho suko nge namamara, suko wamamara, ahubwo icyo Uwiteka dushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Icyo nicyo cyambere. Hanyuma icya kabiri abyise ngo ni ugukunda kubabarira. Tudakubabarira harimo amagambo menshi, harimo amagambo menshi n'ingero nyinshi. Ikintu cyo kubabarira naze mbona za comment nabyohereje ku munsi w'ejo, ndimo nabona comment z'abantu bavuga ngo urabona njyewe birangoye, njyewe umuntu yaramemukiye kuko hari nimo n'abansubiza. Njyewe umuntu yaramemukiye ariko ngiye kubabarira umuntu utaransaba imbabazi ntabwo njyewe birimo biranyorohera mwarimu. Umuntu utaransaba imbabazi byangoye byananiye nsengera. Ndamubwira no, ndagusengera, ariko ibyo ni ibintu bigomba kuba mu mukristo. Umukristo atanga imbabazi adategereje ko abantu bamusaba imbabazi, atanga imbabazi, agira umutima w'imbabazi. Niba ufite umutima udatanga imbabazi, reka kwishira mu cyiciro cy'abakristo. No, uri urundi muntu. Kuko umukristo murimo, umukristo sinindi. Umukristo ni ikintu cya Kristo kimurimo, ni Yesu. Kigomba kubaza gusaba imbabazi. Kuko ntabwo Imana izakubaza ibyo abantu bagukoreye. Ntabwo Imana izakubaza ibyo wakoze wowe. Abagome bari ku isi, abantu batwanga barahari, abantu baduhemukira barahari, abantu uzababuza, abantu bakubwira nabi barahari, abantu badashaka kubaho barahari, abantu badashaka gutera imbere barahari, abantu bakuroga barahari, abantu baguhemukira barahari, abantu bakubuza amahirwe mu buzima barahari. Baruzuye. Ariko umukristo ahorana umutima wa Yesu wo kubabarira. None se Yesu yababariye bakinamushinyagurira, yababariye bakirimo kumutera n'amagambo. Niba uri umwana w'Imana Immanuel, niba uri umwana, ariko yaravuze ngo data ubabarire mutima. Stefanos yababariye ariko washize imyaka yababariye mu gikorwa bakimuhemukira. Nicyo Uwiteka ubuzima bw'Imana ashaka ko tubabarira.
twese mu bintu bitatu Imana ibishizemo ariko gukiranuka bifata ibintu byinshi ni mpamvu sinabitizemo ariko gukiranuka ni ikintu gikomeye gukiranuka ni ikintu gikomeye nabibasobanuriye ngo ni ubuzima bwo kwanga icyaha ukora ni ubuzima bwo kwanga icyaha udakora ni ubuzima bwo kwanga icyaha uri umushomeri cyangwa ufite akazi ni ubuzima bwo kwanga icyaha ubuzima bwawe bwose kugira ngo ucyumve neza niyo mpamvu ari ikintu kinini kirakomeye ni ukwiyemeza kwambara umwambaro wo gukiranuka ijuru ryajya ari kureba uri ku isoko rikavuga ngo uriya muntu araberewe hari ahantu rero bigera bakavuga ati nabonaga nta kundi nabigera oya ibyo ayo masikiza ameze gutyo mu ijuru akazi nkabure oya nabonaga nta kundi nabigera oya amasikiza ameze gutyo mu ijuru none se uvuze gutyo Joseph yatubwira iki uwo muntu yihagarara na Joseph gute none se umbwiye gutyo uwo muntu yihagarara no gutera Saduraka na Meshaki na Bedenego none se Meshaki na Saduraka bari bafite uburyo bwo kwivana muri uriya muriro sibyo Theo bari bafite uburyo bwo kuvuga ngo sawa bo ubwo washizeho igishushanyo cyo gusenga sava turagira gute turakiramya ariko ubuzima bwacu tubona memuke ariko ndamuke ibyo ushobora kubizana mu bwami bw'Imana memuke ndamuke mu bwami bw'Imana n'ibibamo oya mu bintu Imana dushakaho memuke ndamuke ntabwo bihari hari ijambo ribaho njye naje gusanga ritanditse muri Bibiliya ngo nubura ubwenge nta ndaribona ariko rikunda gukoreshwa ngo nabonaga nta kundi ntabura ubwenge cyangwa se bura ubwenge oya Bibiliya avuga ngo ubuze ubwenge Imana izamureka ririmo ntacyo bitwaye ririmo ariko si ijambo abantu ariko ubwo bwenge ni ubuhe ariko ubwenge ni ubuheze ubwenge ntabwo ari gukora icyaha habwo ubwenge ni ukudakora icyaha barikoresha nabi systema barijyana muri sense itariyo rirahari n'ubu ubwenge nzakureka kandi ubwenge ni Yesu kandi ubwenge ni umucyo w'Imana bisobanuye ngo nuva mu mucyo w'Imana nzakureka babikoresha muri sense nabi niba ubwenge aka kazi nzagatakaza niba ubwenge aya mafaranga nzayabura no babikoresha muri sense itariyo none se ko bari baguroni bari abahungu iyo bakiranye ntibari kubaho cyane ntibari kubaho kandi bakabona na promotion yarabinyiza ati mwenengo yego ariko bavuga iki bari bavuga no nanone bavuga ngo duhemukire Imana twahemukirane bukadereza nibyo rero nta kubyo kuvuga ngo reka niyaranje muri ubu buryo ntabwo biba uremera ukababara ariko nyuma yo kubabara Imana izatugirira neza none se kugira ngo bagumye mu muriro Imana yaje kubatabara neza nta nubwo bahiye ntabwo bahiye kuri iyo ngingo yo kubabarira naho abantu bakunda kuvuga ati kuki mwigisha ko mudusaba kubabarira ntimwigisha abandi nabo gusaba imbabazi ntabwo urumva iyo ndi muravuga ngo ubabarire n'uwahemutse nawe tuba turimo turabimubwira ngo nawe kugira ngo abohoke nawe agenda asaba iki imbabazi ariko inshuro nyinshi umuntu wahemukiwe niwe tuba dushaka kugira ngo ave muri iyo migozi imuziritse cyane ko nta ruhare yabigizemo kwibuza amahirwe kubera ko reka mbabwire mu bintu nabonye abantu Imana idashobora kugirira neza reka mubwize ukuri nababwiye ko ari ibintu dusangiye hari ibintu imvura abakiranutsi n'abapagani zose imvura barisangira akayaga keza abakijijwe n'abadakijijwe barabisangira akazuba keza amahirwe menshi turabisangira ariko reka mbabwire mu muntu Imana ishobora kugambira kugirira neza nyuma y'ibyo ngibyo by'akazuba n'imvura umuntu utababarira Imana nijya imuhora ibintu bye kubera ko nawe atazi kubohora abandi umuntu utababarira reka mbabwize ukuri kugira ngo amasezerano afite asohore ni imbere y'Imana ntabwo nababeshya amasezerano afite kugira ngo asohore atazi kubohora abandi ntabwo Imana ijya isohoza amasezerano y'abantu batababarira oya urugero Joseph ni niwe mutwaye mu Egiputa niba ubyibuka Theo ni bene nyina sibo bamugurishije ariko Joseph yarinze abo umutware afite umutima ubabarira anabona baza kugura arababarira batanamumenye arabibwira ngo nije muzasoma itangiriro 45 murongo wa 5 yarabwiye ngo ni munyegeri abwira abanyegiputa bose arabaheza arababwira ngo nimusohoke bose arabaheza arabibwira kuko yavugaga mu rurimi rwo mu Egiputa umwe asemura mu rurimi rw'Iheburayo kugira ngo bene se bagire gute batamenya ariko noneho nyuma aza guheza rero abo basemuraga arababwira ngo mwese nimusohoke noneho yibwira bene se arababwira ngo ninjye Joseph
basubiranamo bumva ngo ni wowe watumye tumugurisha. ndababwira ngo muceceke, si mwebwe ahubwo n'Uwiteka wabishatse kugira ngo mbabazire zino, kugira ngo uzacungure ubugingo bwa benshi. namwe murimo arabahobera bose, arababarira. nose Yuda yamusabye imbabazi? ntazo yamusabye. nose kugira ngo Simiyoni yarazimusabye, Rubeni se yarazimusabye, ntazo wamusabye. ariko yarababariye batamusabye imbabazi. abantu benshi rero ntabwo babizi. reka subiremo ijambo nari mbabwiye kugira ngo mwumve uburemere bw'iri jambo. icyo Uwiteka dushakaho ni ugukunda kubabarira. ntabwo Imana ikunda kubohora amasezerano iyo abantu bafite amasezerano batababarira. ntabwo byakunda. ni imbere y'Imana ntabwo bikunda. ngenda bizi experience ndayifite. ingero nyinshi zirahari. ntabwo byakunda ko amasezerano yabasohora. ntabwo byakunda kujya mu bari w'abantu Imana igirira neza utazi kugirira neza abandi, kugira imbabazi utazigira. abagome ntuzababuza abagome ntuzababuza kugira ubugome, abagira nabi ntuzababuza kugira nabi. ariko wowe itegurana umutima w'imbabazi, uwugire, uwutunge, uwugumane. hamwe n'uwo mutima w'imbabazi Imana izakugirira neza. tukiri aho se Imana yayaguha kandi bizi ko n'ubundi ufite umutima winangiye. oya, hari abantu bafite amasezerano ariko nyuma yo kugira amasezerano bakagirirwa nabi. sinzi banyumvise kugira ngo utaza uze kuma muri nani. hari umuntu nk'ubu ngubu n'urugero, Imana ikubwiye ko izakugirira neza nyuma y'ibyo yakukoreye. noneho njyewe nkaza nkaguhemukira, ukabigumana mu mutima, ukiyerere ukanga kumbabarira. hari ibintu Imana yaragukoreye, ariko buri munsi hari ibyo ikora ikaguhereza n'irindi sezerano. siko bigenda se? ikubwira ngo nzaguhereza umugore, ariko nyuma y'umugore yamara kuba umugore ikabwira ngo nzaguha umwana, nyuma y'umwana nzaguha imodoka, nyuma y'imodoka nzaguha n'ibi. hari abantu bafite amasezerano mu by'ukuri. hari abantu bafite amasezerano y'igihe kirekire hariya y'Aburahamu. biragoye nka Aburahamu kuvuga ngo nzabyara afite abantu atigeze ahora mu mutima. ntabwo Imana ibikunda. reka subiremo kugira ngo abantu bataza kunyumva nabi. hari ibintu Imana idukorera muri rusange. kugura imodoka si igitangaza. n'abatayafite amasezerano n'ibiki byose barazigura. nshatse kubabwira ko no kubaka inzu na etaje n'ibindi byose rwose si ngombwa ko Imana ibivuga, wabigeraho. ariko hari abantu kubw'umwihariko Imana igirira neza ikababwira ngo njyewe nzaguha iki n'iki. hari nabi bibwira ikababwira ngo ariko ndashaka kuza, ariko baza ubuhore runaka, bohora abandi. umutima ni umuntu ugira umutima w'ishyari. umuntu ugira umutima w'ishyari Imana ntabwo ikunda kumuzaho. umuntu utababarira n'umuntu ugira umutima w'ishyari ntabwo Imana ikunda gukora ibintu byabo. umuntu ugira ishyari burya aba ari mubi cyane umutima we aba ari mubi cyane. aba ari mubi cyane. ariko ibyo byose kandi biterwa n'umutima w'urukundo, kuko umutima wuzuye urukundo rw'Imana niwo ubabarira. umutima wuzuye urukundo rw'Imana rugira ishyari, kuko mu rukundo ibyo byose muzi ko birimo. rwirarira, rubabarira byose, hanyuma nirubwira n'ishyari. ibyo byose rero barabivuga. ruvuga ngo ni umutima. yego mu bintu rero Imana dushakaho ni ukugira umutima w'urukundo, umutima ubabarira, umutima utabazwa n'uko ateye imbere, utababazwa n'uko runaka yaguze ka kamera, runaka yaguze laptop, runaka ndabona arimo kunjya imbere. iyo umuntu agira uwo mutima wo kureba abantu runaka ko bamugiye imbere, ntabwo Imana ikunda gukorana n'uwo mutima. ntabwo Imana ikunda uwo mutima. wowe rero neza amatwi, icyo Uwiteka gushakaho birenze bya bindi twavugaga byo gutamba ibitambo. biriya bitambo nababwiye ntabwo ari biri kubikora rwose, ariko Uwiteka arashaka ibirenze biriya. ni ukugira umutima ni ugukiranuka no gukunda kubabarira. icyanyuma ni ukugendana n'Imana wicishije bugufi mu buryo bwose, ukiyorosha. ntabwo Imana ikunda abantu babibona. ntabwo Imana ikunda abantu iteka ryose bahora bari hejuru. oya, Imana ikunda abantu iteka ryose baciye bugufi. nusoma Bibiliya ya Yesaya 66 umurongo wa 2 avuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima ugize gute, umenetse. ni wangu ufite gute, ni umuntu iteka ryose mu mutima ahora yumva iteka ryose aciye bugufi, ahora ngo ndi umunyantege nkeya Mana, ndashaka imbaraga. ariko ntabwo Imana ikunda abantu bibona. njyewe birahagije, imbaraga mfite narazibonye, njye ndi runaka, njyewe ndi apotre, njye ndi bishope, njye nta muntu uvugiramo, njyewe ndiye. ukaba uri umugabo mu rugo nta muntu uvuga, ukaba uri umugore utavugirwamo, ukaba uri umwana udashobora kumva mama avuga. no, ntabwo ari ibyo. Imana ikunda abantu baciye bugufi. icyo nicyo Yesu yakoze. Yesu nta muntu umuta icyubahiro, ariko yaramanutse ava mu bwiza bwe. niko Pawulo yandikiye Abefeso, noneho Abafilipi 2:5 mugire uwo mutima uri muri Kristo Yesu yaciye bugufi. kwitwa Imana ngo abantu ngo si ikintu yagira gute,
yagundiye ngo yambara akabero k'umugaragu imbata birenze wa mukozi udufasha akazi mu rugo kire isaha n'isaha yanakubwira ngo bose memba yanjye ndatashye ariko imbata ntiyavaga mu rugo warayiguraga ikagukorera ibihe byose wanashaka ukayigurisha yacika wayifata wayifata abaturanyi n'abari kure bakamenya ngo iriya ni imbata ya Theo kubera ko yabaga ifite ikimenyetso kigaragaza ko ari imbata. Yesu rero yigize imbata aba imbata nyuma y'imbata yabaye imbata nyuma y'ubwo bubata. Urumva yemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba rwapfaga abandi rwapfaga ibivume nyuma yo kuba imbata bikivume. Rero mushiki wanyu neza amatwi woroha mu mutima mwene data neza amatwi woroha mu mutima. Yesu yaroroshe cyane yemera kwitwa ikivume ari Imana ni iki? Uziko Bibiliya muri Yohana ivuga ngo mu bibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe ariko akemera kuba ikivume kubera umutima wo guca bugufi. Nico rero nshatse kubabwira ngo nibyo Imana ishaka iyoroshye. Umuntu uri simple hari abantu bicarana n'abandi ukabona barakomeye cyane cyewe ndi runaka akikwita mu gatuza. No, hari umugabo wanditse aravuga ngo iyo ufite umutima w'ubwibone udashaka kumanuka ngo uce bugufi birangira ubaye nka Satani. Satani yikubise mu gatuza ndi marayika ukome w'umucyo birangira abaye Satani. yari Lusufero marayika w'umucyo ariko birangira abaye marayika w'umwijima. Niko no mu buzima bwawe uri boss mu kazi ariko udashobora korera n'abakozi bagenzi bawe. No ntabwo ari byo. Niba uri umukristo umenye icyo Uwiteka gushakaho niki uca bugufi. Uri boss, je vais bien, uri boss niba na jipe yawe na place yawe nziza ariko menya ko umutima uca bugufi. Ndiba ufite kagakobwa ko mu rugo njye mbona mu famille yamwe uburyo uri mwana wo mu rugo uburyo abantu bamufata udufasha imirimo uri mwana mugira ngo nta kintu amaze kinini cyane ahubwo afite uruhare kinini cyane ariko ubona amafamiye yamwe ubona mama niyamenya akantu gatoya nk'agatase kamenetse kubona harya iwanyu ni harya urukongoro kavuga tuka nyine umwana w'igikongoro nyine na oya uri mu rugo ariko buriya nawe ntiwavukiye Kigali cyangwa ntiwavukiye mu mujyi aho uri ushobora kubona abandi bavuye ariko aho ugeze ni Imana ikunda ariko tugera mu mutima ugize gute uciye bugufi. Imana irabikunda cyane uyoroshye icyubahiro n'icyo Uwiteka. Kuri ibyo ngibyo rero niho duhera ukibaza habura iki ngo abantu babihuze n'ubuzima bw'ubukristo. Usanga abantu ari abakristo ariko mpamvu mbivuze nuko nta bushakashatsi nakoze ariko usanga ahantu hari abakristo bitwa ko ari abakristo bakorana nabo wanabivuze ati ugasanga abantu bararirimbana ariko bararebana ukuntu ugasanga abantu barabwiriza kurimbere kamiyore n'ibindi ariko habura iki ngo abantu babyinjize mu mitima yabo byinjire mu buzima bihinduka ubuzima. Urabona nta kindi kintu nababwira njyewe mvuga ubutumwa bwiza nta kindi kintu mbabwira. Ubuzima bwakiriye Yesu ibi byose mbabwiye birashoboka. Reka mubwire hari ikintu abantu babanza ariko kitagombye kubanza. Hari igihe abantu bakira ubuzima bw'idini mbere yuko babanza Yesu kandi iyo ubanje idini riguhisha Yesu ariko iyo wakiriye Yesu ubu buzima arabukwereka. Ubu buzima bwose ni Yesu. Hari rero umuntu akurira muri école de dimanche hari igihe umuntu yimura communauté cyangwa se yimura adresse aho yabaga ahindura adresse. N'urugero ko bangongewe nabaga par exemple nabaga muri Islam cyangwa se nabaga muri Catholique cyangwa nabaga mu Yehova cyangwa nabaga ariko ndumva ashaka kujya. Hari igihe abantu bahindura aho babaga ariko batahindutse kandi umuntu uhindura saho ugiye ahubwo umuntu uhindura ni Yesu. Ariko rero bita kumwakira urimo urambwira ngo habura iki ntabwo naca ku ruhande rw'ikibazo cyawe habura iki. Reka nkubwire ngo ubuzima bwose butarimo Yesu bushoboka. Ibi bintu nkubwiye ntibyakunda. Hari igihe rero abantu babanza akavuga ngo iriya ni eglise ya onkre ni eglise ya papa cyangwa se ni communauté papa yakuriyemo n'umwana wa diacre. Umwana rero agakura bamujyana mu rusengero undi nawe akaza ari mukuru akabimenyera. Icyo bita ubuzima bwo kubana na Kristo. Uzi igitero cya kabiri cy'indirimbo 108 igitero cya kabiri cy'indirimbo 108 uriya mukobwa
yaririmbye ngenda ngenda umukristo. Uzi igitoro cya kabiri ukuntu kivuga, yararirimbye ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. Aravuga ngo mfite umugaba ni umwami Yesu, nitubana nzahora ngira gute, nzahora nesha. Ntumvisemo igisubizo se? Niki kibura? Ikibura nuko abantu ubuzima bwabo batabana na Yesu. Ntabwo ubuzima bwabo ntibabana na Yesu. Abantu bafashe mikrofone bararirimba gusa, abandi bifatira mikrofone barahanura, abandi barabwiriza, ariko ubuzima bwo kubana n'umwami wacu ntabwo bagira. Kandi umwami wacu Yesu nukubyishiramo kuvuga ngo Yesu ndashaka kubana nawe, ndashaka kubana nawe, ndashaka kwegerana nawe, nukumwemererwa kingo umuryango. Yavuze gute mu byahishweza 3:20? Yaravuze ngo ndamagaze ku rugi ndakomanga, nibumva ijwi ryanjye ukingure ndinjira tugire gute tubane. Nta bindi, orosha umutima wawe ushiremo Yesu mu buzima bwawe, azaza mu bana. Ikibazo kuremera ko ubwo buzima bwo guca bugufi buzemera kuko Yesu arimo. Nose bizanga gute Theo kandi Yesu arimo? Wemera ko gutegeka. Nose gute kubabarira byakwanga kandi Yesu arimo? Nese reka nkubaza ikibazo. Urambwira ngo umugore yatwita akayoborwa n'ibindi bintu cyangwa yayoborwa n'imbuto iri muri we, niyimubwira ngo nkeneye ibi turakoze, simubwira ngo ndashaka kurya ibi. None se ntarya ibirayi bisanzwe n'amafiriti na mayoneze, ariko urubuto rwageramo ukumva atangiye kugira noze, ndumva bihumura nabi. Si kimurimo se kimuyobora? None se Yesu yaba kurimo akakubuza kubabarira? None se kubera ko ushaka kumbwira ngo kubabarira byarakunaniye? None se ubwo Yesu arimo nyine? Ntabwo mva ikibazo dufite. Mu madini kubabarira ntibyakunda, uri mu idini ntibyakunda, ariko Yesu ari mu buzima bwawe byakwemera. Urugero rwumvise? Ntabyo rwumvise. Akuzi kwindi gutegeka no kwambara cyane. Oya ntabwo mbyumvise. Inda ari gutegeka se kwambara? Nose bakwambara akantu kakuboshe kandi inda yageze hano. Keretse uwo byandanye. Ariko gutegeka kwambara. Wakwiruka se? Noki. Utwite wakwiruka. Hari ibintu hari ubuzima utakoramo. Wakubika inda se ukaryama mu bitsinda. Utwite inda y'amezi 7 yakubika inda ni yakwemerera kubika inda. Je mfite umugore ntabwo wakubika inda uteze. Reka. Igutegeka uburyo ugira gute? Uryama. Ni kirimo kigutegeka uburyo ubaho. Ugenda. Yesu ari muri twebwe rero adutegeka ubuzima, adutegeka uburyo tubaho. Sigaranye akabazo kamwe. Yego. Iri shyaka abantu bakoresha kubona abantu bose bafite ishyaka. Wavuze uti hari ubuzabona rwose yemera atange niyo miliyoni ye tuyigura amabati, hari uzabona arepete kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Iryo shyaka riva kuki niba abantu baramutse badafite wa Kristo, kandi ukabona bafite iryo shyaka bararugwana, ariko arabikora, ariko ukabona na bya bindi wabona no ku bandi bataramenya Kristo nabyo wabimubona. Iryo shyaka bari kura kuki? Reka mbabwire, hari ibintu wenda kugira ngo mubyumve neza. Erega mujyana n'abafana imipira ko ashobora gutanga na miliyoni 10 ziwe akazitanga cyane rwose. Erega idini cyangwa itorero ryawe rishobora kumera nk'ikintu kimeze nka ishobora kumera nk'ikintu gusa ufana gusa. Reka mbabwire ijambo kugira ngo abantu bataza kuremererwa. Uzi ko idini ari ikiyobyabwenge? Ibigukora bavuga ngo dutangira 3:00 bikakujya muri gahunda 3:00 kaburirimo mu idini, kabuhari 6:00 turasoza. Uzi ko n'abandi urenze iminota iterano tangira 3:00 kugeza 6:00 zigeza itagira gute taguruka, kuko niko wamubwiye hari ibintu bibijyamo. Noneho rero ukabona umuntu ubuzima bwe bwa buri munsi akora ibyaha kandi abahehe mu idini, no mu idini. Kwereka ibiriya bintu ni ukubera ko idini yamaze kubyisetingamo n'ibintu bimurimo byaramufasha. Ariko habera ikibazo nuko hari ibintu bisaba n'imbaraga. Iryo shaka rero reka nkubwire, harabarigira rwose makava uvuze na nkeye nirenze miliyoni akayitanga n'utanga n'eshanu n'utanga n'icumi batanga menshi, ubwo nanze kubivuga cyane. Ariko kandi ibi byose akabifatanya no kuba yagambanira n'umuntu, akaba yabifatanya no kuba yakora n'ikindi kintu, akaba yabifatanya no kuba yanahemukira n'umuntu mu buryo bugaragara. Yabifatanya byose. Iryo shaka batugita ni ishaka, si ishaka ry'umwuka, ni ishaka ry'umubiri. Icyo gisubizo cyane ni ishaka ry'umubiri. Ariko soko n'umunyamwuka ibyo atabikora, ariko aba yari umunyamwuka nuko abyongeraho icyo biteka dushakaho. Agakora n'ibyo gukira, ariko agakora n'ibyo bindi. Ariko uvanga ibintu, utanga miliyoni akaba yanagambana, akaba yanahemukira umuntu, cyangwa se akaba yakora n'ikindi kintu. Ibyo bintu ni ishaka ry'umubiri, ntabwo ari ishaka rizanwa n'iki
n'umwuka cyangwa muri indi jambo si ishyaka rya Yesu si ukubakira Yesu ahubwo ni ukubakira idini ariko si ukubakira Yesu kuko Yesu ntabwo Yesu akennye amafaranga kandi si cyo yadutumye ni ukubakira ku minota turimo kugira ngo hase neza ariko si ukubaka ubwami bw'Imana cyo ni ukubaka icyo bita kubaka inaha ariko si ukubaka mu bwami bw'Imana kubera ko ni ibintu ukoze ariko nyuma byongeyeho ibindi bintu ni ishyaka rero ry'umubiri si iry'umwuka ntirizanwa n'umwuka kuko iry'umwuka rigusaba gutanga amafaranga ariko rikanagusaba no kongeraho no kugira ubuzima bwo gukiranuka ubuzima bwa buri munsi kuko icyo Uwiteka dushakaho ni ugukiranuka hanyuma gukunda kubabarira no kugendana n'Imana bukishije bugufi si ibitambo Imana ikeneye ibiruta ibitambo. Hari inyandiko nahoze nsoma yavugaga ngo kubera amatorero yacu yo muri Afurika akunda kugira ibibazo twahinduye inyubako turubaka turagura ibikoresho uwo muntu yaravuze ngo ibyo bituma n'abanyantege nke kankoresha iryo jambo cyangwa badakizwa bagira ijambo muri twebwe kuko tuzabakenera ibyo tudafite y'ubukene dukeneye amafaranga ahita avuga ati mukeneye miliyoni 10 zubaka urusengero ndaziba tukamufata ko ari we mukristo nawe kandi akabikora yishimye kuko tumwubashye. Urabona ibyo si muri Afurika gusa ni Burayi bibaho no muri Amerika bibaho no henshi bibaho no muri za Aziya bibaho ntabwo ari muri Afurika gusa ariko hari icyo bita abantu hari uwo abantu bita umukristo n'uw'Imana yakwita umukristo ntabwo Imana ikwita umukristo kuko watanze ibintu twabivuze tutaza kwinyuramo no gusubiramo ibyo twavuze ariko uw'Imana yita umukristo ni uwatanze iki gisubizo twababwiye ni uwakora bya bindi byose twavuze ni uwatamba ibitambo ariko ubuzima bwe bwa buri munsi agahorana umwambaro witwa kugira gute gukiranuka kandi abantu batanga bataza gutekereza ariko twabavuzeho cyane twabanenze hari abatanga ariko banakijijwe ariko hari n'abatanga badukanga iteka ryose badukanga kugira ngo tubone uko tubafukamira tubone uko tubafata nk'ibitangaza ariko wakanga ushobora gukanga pastor ugashobora gukanga evangeliste nkanjye ariko Imana ntabwo wayikanga Imana ntabwo wayikanga ntabwo amadolari yawe yakanga Imana kuyatunga ku Mana ni umunota umwe yayatumura cyangwa yanayaguha mu munota ushobora kubyuka mu gitondo wowe tewe Imana ibishatse ushobora gutunga mu gitondo wowe mu gitondo urimo kugendera muri Range Rover mu gitondo Imana ibishatse yabikora ntabwo rero Imana ibuze ibintu ntabwo ikennye ntabwo rero Imana rero twayihonga amafaranga ngo hanyuma ngo turenzeho ngo tujye no gusinda sinzi munyumvise ndabyumva tunarenzeho tujye gushaka abandi dutunga abagore babiri sibyo ntabwo Imana wayikangisha icyo ntabwo wayikangisha amadolari ntiwayikangisha amapawundi Imana bikore ariko ambara n'umwambaro ugira gute wo gukiranuka icyo Uwiteka dushakaho hanyuma dukunde no kubabarira tugendane n'Imana duca bugufi. Murakoze cyane dushimiye mwarimu Jean Paul ndatekereza ko muri iki kiganiro hari ibintu waba uvanyemo yavuze ati ntabwo tunenga abatanga rwose n'umutima mwiza iyo ukunda Kristo cyangwa uwo ukunda bigaragazwa nawe n'ibyo umutangaho umuha urukundo rudatanga narwo ntiruba naguciye mu ijambo iyo uhaye Yesu umutima ibintu biroroha byose uratanga n'ibindi wabimuha waratanze Yesu yashaka umutima kuruta amafaranga iyo wamuhaye umutima n'amafaranga wayamuha yego urakoze cyane rero icyo twifuza no mu Kristo ukora umurimo ariko unakora ibyo byose ariko anafite wa mwambaro wo gukiranuka mwarimu yigishije yanavuzeho mwese Imana ibahe umugisha badukurikiye tugiye kumusaba muri kudusengera mu byifuzo byanyu mu bitekerezo ubwo nawe azasoma arebe niba nyine wari umaze gucogoruka wari usigaye ku idini yavuze ijambo rikomeye cyane ati idini ribanje riguhisha Kristo ikintu gikomeye cyane reka dusenge Imana kugira ngo abantu be kubanza amadini babanze Kristo nibwo ibintu bizoroha. Imana igumugisha ushobora kuba ushaka kwakira Yesu birashoboka ariko ikintu nagusaba ushobora no gushaka guhindura community biranashoboka byose bijya bibaho ushobora no gufata n'icyemezo ngo urimo kunyumva biranashoboka ariko ikintu cya mbere mwifuriza wakire Yesu mu buzima bwawe Yesu niwe uzaguhereza icyerekezo cy'ubuzima hanyuma ushobora kuba waracitse intege waraguye Yesu n'umunyembabazi yakugarura ushaka imbaraga mu rugendo Yesu arazifite kugira ngo umenye ibibanza hanyuma tumenye icyo Uwiteka dushakaho harimo n'abakwifuza ko kuzakuvugisha abaha buryo bazajya bakubonaho yego 0788 58 89 43 niyo telefone yanjye bari kuri WhatsApp
0788 58 89 43. Reka mbasengera Imana. Yesu abaho umugisha. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye umwanya mwiza duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Tugushimiye kubwa bene data bateguye, tugushimiye kubwa iyi channel. Bene data ubaho umugisha, abo twari turi kumwe muri kiganiro, abadukurikiye ubaho umugisha. Hanyuma dusengeye mushiki wanjye ku cyifuzo agize na mwene data kugira ngo bakwakire. Yesu warabivuze ngo uzahagarara ku rugi nukomanga umuntu uzakingura umutima we uzinjira musangire. Mushiki wanjye ashobora kuba ashaka kukwakira mu buzima bwe na mwene data, ubakire bashire mu gitabo cy'ubugingo, turabakumurikiye mu izina rya Yesu. Ubakire bahinduke ubwoko bwawe. Niko ijambo ryawe rivuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubandike mu gitabo cyawe. Ikindi mwene data na mushiki wanjye ushobora kuba barakitse intege mu rugendo, ariko mu cyifuzo bagize ushobora kuba barabanje ibyo batagombaga kubanza, baratambye ibitambo ariko bakabivangamo no gukiranirwa. Ariko icyo dushakaho nuko dukora ibyo gukiranuka, tugakunda kubabarira no kugendana nawe duca bugufi. Mana data, mushiki wanjye na mwene data mu byifuzo bafite ubagirire neza, ubagarure mu rugendo neza. Hanyuma mushiki wanjye na mwene data barashaka imbaraga zo gukora ubushake bwawe. Yesu wabivuze muri Matayo, warabivuze muri Matayo, bivuga muri Matayo 7:21. Waravuze ngo abavuga mwami mwami sibo bazajya mu ijuru, ngo keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Yego, abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ngo abo ngabo nibo bazajya mu ijuru. Mana, sengeye ubwoko bwawe, sengeye umusore, sengeye umukobwa, sengeye umugabo n'uyu mugore, kugira ngo bashoboze gukora ubushake bwawe. Icyo dushakaho tukimenye, hanyuma ari cyo dushira mu bikorwa. Dukora ubushake bwawe nicyo dushakaho. Urakoze rero, twese duhana umugisha, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, kandi duhe umugisha muri uyu murimo. Tubisabye Imana byose mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha.